Bruno Vic. What's up, shoboy mundo just so plate nitidama mu rugamba itagatikate twimana gadenu gwa rumiyaga mitisha mitis original nkuko nabyemeye kingiye kumbura nagukuraho reka ngushimire wakoze subscribe gato ufite nawe tarayikora kugira ngo washe kubana natwe gatano kuri gatano uruwa gaco ntangire ufata umwanya wa gukurikirana ibintu tukugezaho bya buri munsi kuri megabyte zawe n'umwanya wawe ibyo ngibyo turi gushimana ibintu bitoroshe. So imbere ya kamera zanyu turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane so ubwa mbere mu mubonye ndakeka ubuta ejo ndi mwaramubonye avukana no bitwa Eric abantu batabonye ikiganiro twakoranye ni utarakibonye wasimbukiraho ku kigato ufite ukareba ibiganiro biheruka uraza kumubona. Ntago byagenze neza ibyari byamuzanye ntago byabashije gucamwo ngo yagiye atishimye ariko kano kanya nagejeje kumutumira ku Kigali 250 kugira ngo ndamuhe solution Eric yamaye ko nyuma yaho naje kuganira na Eric neza ndamuganiriza ndamwumvisha ko mushiki we ibyo yaje kumubwira nyamara byari kuba ari byiza cyane yabyubahiriza. Eric hari ibisubizo yampaye nifuje kubishikiza mushiki we kugira ngo naje ndabishikiza umuryango turi kuri kamera zacu. Niba ngombwa na Eric ndamuhamagara nawaze natwemerera za kuza anayibwirire nawe amaso kuyandi. Reka tuguhikaze kuri kamera zacu. Merci murakoze cyane. Utera uhinduka nk'igicu ariko kuko twakubonaga ejo bundi siko turakubona twabonaga uri umwana wende ko nawakuze. Sure. Okay. Byagenze gute? Niko wambonaga. Biterwa n'imyenda nambaye. Umugabo ari kukwitaho neza ejo n'amanywa. Yes. Yeah. Kugenda neza. Amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza. Ubu ejo aho duherukana mu kiganiro watashe ngo utishimye bivanye n'uburyo cyari cyakuzanye kitabashije gukunda umusaza wataguhaye umwanya. Ese ibintu yagushinja ngo nk'ibintu yabashinja ngo nta mujyanga afise mujyango utigeze umugera hameze nabi. Kuki abashinja? Ese ko bamutavugana kwa abavyeyi bose hari kibazo mufitanye ko ndabeza kenshi abantu badasangiye abavyeyi bose bikunze kuba ko bagira n'amakimbirane kasanga ntibari ko barabana neza. No, nta kibazo abavyeyi bacu rwose bigeze bamugiraho ni nk'umwana wacu. Yes. Bamufata nk'umwana bamufata nk'undi mu rugo. Yes. Umwana ni nk'undi to. Ya mu rugo ntago bigeze bamutererana usibye ko wenda ari amafuta ya Eric. Uraza kongera akajwi mu kuvuga noneho. So ikibazo cy'amatsiko kuva aho bitandukanye wigeze wongera kuvugana nawe kuri telefone cyangwa se maso ku yandi Eric? Yes, twavuganye kuri by phone ariko ntago twigeze tuvugana bisanzwe live. Yeah. Mwavuganye? Ntago twigeze tuvugana live twavuganye by phone. Mwavuganye call. Yes. Basi se byo mwaganiriye ibyo mwaganiriye bifite akamaro byamaze cyane nkuko wabimbwiye nimugoro umbwira urakeneye kuntuma canke se ndamumugare muvuganire niko byagenze yanze nanone kuri agaciro. So icyo navuga ibyo twaganiriye nta kintu byamaze yahise yikubitara aragenda mwarabibonye ko byagenze. So nta kintu ngigeze bimara gusa mbirimo kugira ngo ngiye na famille twiteranye tumugarure. Yes. Yarabimbwiye jewe arambwira ati buriya naje kwitekereza aho nsanga mfise amakosa menshi. Kuko ni kwaza n'igihe wamuhamagaye naramuhamagaye ugati Eric ibintu ubukorona ari sawa kintu namfite cyo nagufashe kana kintu mfana nawe nagufashe nk'umuntu uko nangeje wamfashe ugafasha mwene wacu ariko uriya mushiki wawe yifasha akavuga ati impamvu tutaje kugiraho na famille yanjye itakugezeho gwaye ni gisebo waduteje cyo kujya gufata ukemanga ko umukobwa wajyamanye nawe ariko ngo ari igicucu nacyo kimwe wamufasha kandi wemeye kuryamana nawe ikintu nivyo ngo byabaje umuryango wande musobanura byose aravyumva arambwira ati buriya amakosa nishinja ndishije ikosa ryo ku mukobwa nateye inda nkamufata nk'umusazi nkishinja nikosa ryo kuba sister wanjye yaraje akifuza kumegeza mu muryango akemana ko yanantegera ngo ngiye gusaba imbabazi kugira ngo umuryango witubingira ujye nanjye kunsaba imbabazi w'umukobwa simbikore tiya amakosa ndayishinja tisasa rero cyo mushize sister wanjye ariko mfite ikimwaro cyo namuhamagara ndamubwira ati nemeye ko tujyana noneho agira iki umufashe gusaba famille imbabazi ko aremera ko yabasebeje noneho ubundi famille zimufashe kugira iki kujya gusaba imbabazi wa uriya mukobwa wenda basi ntibazongere kumuteza ari ibintu kubera ko ibintu byabaje abantu benshi cyane. Ibyo bintu se basi uraza kumwemerera nago wamurakariye ku buryo uremera kumuha izo support zo kongera kumurekiza wacu wahise ubivamo.
Haya ntago nabivuyemo ntago namurakariye rwose ni kare wo mu muryango ndamukunda nka mushiki we ni kare ntago namurakariye pe yes se muvukana muri abana bagahara uwo nabonye w'umuhungu akora ngavukana ari iki kuri se na nyina wewe ntago muvukana kwa byeyi bombi yes ubwo wa gatatu mbonye ni wowe hari n'abandi nyuma yanyu se harundumwe yes okay birumvikana ababyeyi baracyariho bose iki amwe ngo baracyariho bose nawe baracyariho bose ababyeyi baracyariho ubwo abakunzi bacu urakeka babyumvise pasa mwemereye ko kuba yemeye kumufasha kiriya gihe nubwo atabihaye agaciro Eric n'undi aracyafite umutima wo kumufasha Eric ubwo ntaze kwitinya kwegera guhamagara cyangwa se akuvugishe umuherekeze ajye gusaba imbabazi ubwo ngubwo ndakeka nafata umwanya kumviza kino kiganiro araza kubyumva ariko hagati baby turi mu kiganiro ni mu kiganiro turi kuri kamera do cyo ku ruhande turi muri kamera se bita nyine turi kuri kamera by'ibiki turi mu interview akaba tuanze dukora interview oya ntabyo kugenda so iyo interview birandeba neze nyine sinakubona ko ari kamera maybe nefse hari kamera urukundo rwacu turaruhisha ntabwo nyine abansoza ikiganiro ndimo tundi tuvuga ntabyo ibiganiro ntabyo ndetse ushaka amagara cy'akazi none se nta kazi bakaraza kwamana wakoze gake kumayaguruka nyine manzo ntabwo ngenda hise bro banze kureho kamera man banze kureho kamera kubera iki se dukundana inyuma ya kamera kuri nese wona utari kuri iki bitwa turi umwana w'umukobwa afite ibindi bigiriyemo nese umwana w'umukobwa agiye byo birandera none ko twari turi mu kiganiro se sister ndi sheriwe ntabwo ndi umugore wo ndabizi nanjye sinakuyaka none subizi ariko niba uri umugore ntago wakagombye kwitwara ibyanjye naho ntibikureba wakareka urabyumva ntabwo bikureba rero nyine haguruka ukanyine ugenda ubona magurutse iki ntabwo magurutse nanze nsoze ibyo nese urukundo rwacu turaruhisha oye nese nta kibazo oye ahubwo nuko ni mu kazi none imbere ya kamera ko ntitwagwerekana turaza tuzakora ikiganiro cyo gwerekana ntabyo tuzakora iruganiro nawe ntukajye winjira mu bintu by'abantu bakundana iyo nza kubimenya ko bimeze gutya ngenda iyo uza kubimenya ngaho genda ibyo nge ntabwo binde nyine base nyumva ndakumva iki nyine uri ku ruhande hariya tubaye dukora ntabyo ku ruhande kubera iki nese habaye nibijye kuri kamera rero iyo ngoro zarubwo muzi ntabwo muzi reka nyine tubaye dukora ikiganiro nese ni ngombwa kugira mu menye nese ntabwo nako turi mu interview nyine nese turi mu interview se ni ibiki ibi ni ibiki nutu nayihuzaniye modokeke yakoze none basi genda wicaye hari iki oya ntabyo kwicara ndicara hano ndashaka kuma ndi kumwe nawe ibintu ukora ntabwo mbikunda kuko uri akazi ariko ibi ni ibiki bro ni iki ngiki wamamagariye se ibi ni ibiki ni ibi nyine uri kureba reka nikorere ikiganiro jya nyine ibiganiro neze ibi ngibi none ibintu ukoze ni iki ubundi se mbabazi ibyo biganiro murimo ni iby'iki turi muri interview we burya kwanda turimo turakora interview sister no kuri pe watubabarira tukabanza ndakubashye nkise sister kuko nduzi basi reka nkwereke janira mu nzu kano kagifite ubuzaniye iki nkajyane kubera iki kuri gushaka kumpungisha kamera se ese waruje uzi kuja muri interview nyene nyishikiyamo rero byo nta nubwo bindeba ese byagenze gutya cyari ikibazo gihari nta kibazo nyine gihari ahubwo wowe ikibazo kirihe nduzi ufite umugore utoroshye rero ntabwo noroshye nyine ntabwo noroshye ntabwo byari gukunda ese ndeka nkubaye uri umukobwa uri umugore uri iki ntabwo we nta n'amakuru ufise urashaka kubimenya ndashaka kubimenya kuko nta mugore witwara gutya nta mugore witwara gutya nta mugore ufite umugabo witwara gutya uko nitwaye uko se n'umugabo wanjye kandi nta nubwo ugomba kuma amategeko umugore agiye gushaka baramuhana uzasubira iwanyu abanze baguhana ibyo nyine ntibikureba reka kuba winjira mu bintu by'umugore n'umugabo ikintu gihari twe turi muri interview sibyo none turi muri interview ni ngombwa ngende uko nguko ndahaguma oya nta kibazo n'abatari babizira ko dukunda babimenye uri umugabo wanjye barabizi nyene wungu niba atana bizabimenya bitoroshye rero ngewe wakwigendera ukazantuma ikindi gihe uyu mugore wawe adahari ni umugore sikarisa buri gihe uzadunda ntabwo uri umugore buri gihe uza mva muko nta kwambara sinzongera no oya ndetse mugiye gushora ntabwo ari uko umugore ufite umugabo yitwara
ndi mutoya kuri wowe ariko reka ngubane umva sha nkubwire umugabo wanjye ntabwo wowe ntugomba kuma amategeko y'ibintu urabyumva iki discipline y'iki so uraza kumpangara cyangwa hari ibindi muri kuyaga atari interview muri kuvuga twese ko turi neza ibintu bibi ko turakora okay none ata ibintu bibi muri kumwe gukora muri turakora ibintu binaza kubikorera hano mu rugo aho ibyo rero birabereye icara ngaha cameraman kuma amategeko ano ni wanjye ubyumve ari kubyumva yabyumvise base none se ari kubyumva ari kuntera amagambo yiki nyine ariko base nyubahiriza umva none se n'umugore ushaka ko umugabo wiwe adashaka amafaranga yo gukoresha ra ibyo rero birakureba nakubwiye si ugomba gutanga amategeko hano nabikubwiye umugore none se ko niwe ugiye kunyicira akazi biragenda gute oya nanjye ntawe sinkunda umuntu ntera amagambo urabizi nawe mbese gute yahe magambo yahe magambo ngo iki ngo mbese bose nicyo ntabwo ari kumugore yitwara ndi umugore ubyumve mbikubwira inshuro 100 ntabwo umugore ufite umugabo yitwara gutyo yitwara wese witwara neza marayika we umbonera uri umugore cyangwa uri umukobwa nyine nyumva sibyo ntabyo kukumva baby njye singundi ubukobwa buzana hano buza kuntera amagambo jewe ni umutumirwa se umutumirwa azana discipline nga handi uraje sibyo unzaniye akantu sawa ntabwo yarabizi noneho kuri umugabo wanjye abimenye ntazongere kuzana amagambo hano okay nabyumvise please ngombabarira sibyo bebe oya njye ibingibi biba bimbabaje urabizi ndakubaha rero abantu bazabazana ubugambo hano njye simba amashaka nyine watuma turakaranya ntabwo bizongera mu byeyi ntabwo bizongera mu byeyi ntuza gutuma turakaranya sibyo sha baby njyewe nyine ntutume turakaranya jye nawe tutaza gushwana mbabariro cyane kora akazi nari ndimo ibindi zo kwimbaza bashaka kumbaza ntese ugiye guhangana n'umutumirwa ndi kumwe na mu kiganiro ntabwo umuzi ugiye gushwana mupfiki ndi kumutereta baby nuko nkuba ngoma genda nawe rero ndabona aka kakwantu sinzongera kukabona hano genda nta kibazo kukantu kanshiriye mu nzu kunze Kigali tufite ntabwo biba byoroshye uyu muntu rero ako nawe sinzi ushobora kugira ihangana nese ko witangiye gushwana nawe nari natuje namwihoreye so ariko ngo nyine buri umuntu njya kuvuga ukuntu nteye njya kuvuga nyine numva nanjye biri kundya pe kuki nyine utangiye guhangana nawe kandi numvaga ari kunkorogoshora ntabwo ari byiza kubona wenda umuntu niba asaze nawe ngo usare sibyo n'umuntu asaze nyuma nawe ngo usare wewe urazi turi mu kiganiro turi kumwe niba koko ndamuteta cyangwa se tuvugana yaraje aho atabona ko ndi kuri kamera azi ngo nta kamera ihari uriya n'ubundi yaje kwera ipfu urabona aje anyitamikisha utuntu abonye ko ari kamera nyine wabona niba ndabwiye ati jya ku ruhande abona ko ndiko ntariko nakenera ko abantu bamubona ariko rero niba avuze nabi cyangwa se ashakuje nawe ntabwo kwiye tubikora uko nguko reka nta kibazo twikomereze ikiganiro cyacu sibyo mu buzima busanzwe Eric yarasanzwe akora iki imbere yo kugira ngo abe biriya bibazo so akazi ka Eric yarasanzwe akora nabonaga ari umukarani yari umukarani yego nta kazi yari afite nyine kazi mubona gafatika tu ko numvise ngo ufite akazi kameze neza ubuzima bwawe ni neza kuki musaza wawe utamushakiye nawe akazi nkako ngako hoya nibyo ndimo so nshaka kumuhindurira life nka mushiki wiwe nshaka kumuhindurira ubuzima kabisa anyemereye akanyumva akantega amatwi nka mushiki wiwe mutoya yes namuhindurira ubuzima yes ni nk'ihe kintu uteganya kuba wamuhindurira muri yo so ikintu ntega ni byinshi cyane pe ni byinshi cyane ibintu byinshi umuntu afite ibintu byinshi ashobora guhindurira undi ku buzima ni nk'ihe kintu umuteganyiriza wenda wamubwira ati kora iki ngiki cyangwa se wamufashamo akagikora kikaba cyamuhindura ubuzima nk'uko bivuze business iyo yose bimeze bite sinkubwiye se fone yawe ese fone yawe wayinsigiye wowe shira nawe rero nawe uri kumangamira mu kazi nimo kabisa wayirevye se mu nzu hari kugitanda nayibuzeho genda nyine urebe neza cyangwa se uyihamagare nuko ganare kumangamira yibaze nyine karambaza umugore yarareye sinzi pe twikomereze mu kiganiro kwa turimo ajya nayinkwaje ngo iki nabyibagiwe nayinkwaje ngo warumbajije nk'ikintu nshobora ikintu gishobora guhindura ubuzima Eric yes n'ikintu yakora nyine cyamuhindura life
nkaho kuko naje kubona urasobanutse ufite mayindi nzima nubwo uri umwana ufite mayindi zateza imbere ko uranganira ibintu ukora unganira imyuga wagiye wiga numva uri umuntu ufite mu mutwe hazima kuki se musaza wawe utamugira inama Jesse ngo mufashe ko yabona ikintu kizima yakora kimufasha yes namugira inama akanyumva aramutse anyemereye nyine tu nkamubona mu gihe ikintu ndi gusaba na amahirwe yo kugira ngo anyemerere tujye mu rugo twicara ahantu hamwe ibindi byose bizikora tu ko ngende mushiwe kuko ntabwo twaba tutaganiriye hama ngo duhuze nyine tu byasaba kubanza ukamuganiriza ukamwicaza hamwe agatuza akibagirwa ibyo byose tukamwakira muri famiye hama nyine nawe akabona igihe cyo kwitekerezaho cy'ibintu yagira ate yakora nawe akihangira imirimo erega yes ubwo nawe ndakeka nafata umwanya kumviza kino kiganiro ibyo ngibyo araza kubyumva kandi buriya abantu ku isi tubaye kugira ngo twibesheho ntabwo tubaye kubeshwaho n'abandi niba ukeneye ko n'undi muntu anakubeshaho banza ukoresha ubwenge bwawe uko n'Imana buriya ngo banga Imana ifasha uwifashije uri kumva abantu kuvuga nk'abo ngabo n'inama bawe babwira umukobwa araje ngaje muri show wamuteye inda yaraje gutakamba ngo wanteye inda baramwihakanye niyo nama bamugira ngo shaba ni birebire kabisa no gusaba ubwenge bwinshi cyane umaze gutegwa zingahe ubu ngewe se wala yo akora na musoro urantera inda erega gutererwa inda n'uburangare akunzi bacu nizere ko mwabyumvishije jambo gutegwa inda n'uburangare pe wewe nako urangara ngo n'uburangare icyo kantu ndacyagatekerezaho yes guterwa inda n'uburangare bishobora kuba ari nka accident ariko n'uburangare bebe ko tubangamira ibyo bizikira kubivuza nanjye muri kumbangamira kubera iki se ubu samubona ubwo buganira nabwishimye ese ufite umugore ufite isadunda ufite iki kumuganya Nese wagu nese tuyatumvikanye ngo kiyo nese ari kunsotora avuga ngo namaze ku muntu umviza ndakubwira umva konzi ko nazo ntabwo mukunda ibyo bintu ngewe niwe nakuba ariko njye nakubaha ariko umuntu nasiga ngutikuye narangiza nkagenda gasohoka igipangu bwe ngugire wa mukobwa umva nyine ese konzi ko nazo kunywa wabaye ndetse ubwo buganiro bw'amafuti urimo ngewe umugabo wawe sibyo nasiga ngutikuye nese konzi ko nazo kunywa wabaye gaso mukoza n'ubugambo nese mukomora afite ngo ubuganiro bwanyu ndabwishimiye nese mukomora afite ngo ubuganiro ura amasata atatu hitangura ko n'umugabo nasiga ngutikuye yo mukoba kubesha ndumubwire ubu bwase ubugambo no kuri kumwe n'umugabo wawe bakubesha ase waretse nawe nese konzi ko nazo kunywa wabaye iki ngeze man konzi ko nazo kunywa wabaye sinzongera kubona akagakobwa nese ko ubuganiro nese twe se mutumigwe biki ubuganiro mumara amasanga muri kubona ndibyishimiye se nese uri mu kihe kibazo nyene ko uri kubona mbyishimiye umugore ni karashika namaze ndi umugore urafuga kabya mukobwa ndafuha nyine fuhirwa uzajya kwiga uko zubakwa fuhirwa nkunda nawe uzajya gufuhira bukunda ni unyumva bino bintu ukora ko ndakumvise nese kari kuntera amagambo yiki urishyano baby bakuru umugore wo kirika manze nkandi amaboko nguru kugwana basi bari ukicara bari babarira wicara uzana ubuko bw'amafuti hano babuza mu buganiro nyine konzi ko nazo kunywa wawe n'icyo kibazo nazo ko njye nagatingu kudimbaranya nkajya mu buroko ukajya mu buroko babarira wicara ubona urusha nk'umuntu watembera umuntu wako nk'umuntu umenya amazi uramuzi namwongera nandi uramuzi nese anamuzi n'umuntu canzi n'umuntu uri icyata ntabwo uri umugore icyata cy'ucyata nyine ndicyata rikanyine cyangwa zo dukora ikiganiro ujya ubugane buri kumbangamira gusa nese umuntu umenya amazi uramuzi namwongera nandi aho uyu muntu kibereye mu namwongera nandi abimenye nese nicyo nimwe iki njye namwe umva nimba nanyoye iki ntacyo nanyoye ariko njye simba muziganira icarira aho ngaho ndebera umutumirwa se mutumwa sinzongera no kumubona hano ahubwo sinzongera no kumubona hano yaba nk'uburyo umenya amazi namwongera nandi abatumirwa rutumira ku kigali tufite tuba tuje kubona amazi gushwana nese akaba kaza gutera amagambo hano kaba kaza gutera amagambo hano roga ndakwereka umva nkubwire uransumba madam nagushyiramo naguresha ko nguko ubona wenesha umuntu koko wowe akuse waretse icara hari
Nyumva ndakine ko n'umuzi kariko karizanisha reka mwereke icara inama zamba reka mwereke nyine nyumva icara ari ni umuntu asaza nawe ntutusara nkawe ukagenda wakanuze ni umuntu asaza nawe ndebera ukuntu ukaba karesha ngo kakubita umuntu icara ngaho ibintu byose sibyo nyuma aho ugiye batari kunkiza urumva iyo batari muriko murafite ase pasi waretse no mugore ni waretse pasi wakica pasi reka ase mwaretse kamera vanaho kamera mwana cyo guhanganisha baby tekene ko kugena uno munsi turi bushwana nese pasi mbona yo kukimena urazi ikintu cyaguze wowe iki gikombe ukura afite n'urije njyama tugende ndakuba ariko kamwe nuko imunga atari umusaza wanjye nese yaba umusaza wawe yaba musaza wawe mushenikazi nyumva ndakubona utari umushenzi bebe nyumva icara aho ngaho bebe nyumva sivyo nyumva nyine abantu bakurikirana ibintu dukora sivyo hari nk'abarundi biwacu nk'abandi biwacu babone ko babone ko umukobwa warezwe ari ukuntu kuyitwara nyine umuntu niba atarezwe ntazajya kandi ntabwo ariko ntabwo nkunda umuntu ngewe unyiyenzaho urumva ntabwo nkunda umuntu unyiyenzaho nta nubwo nanduranye ariko nugumya kuno kwa mugore we ndakugezayo ndabizi uritonda icarira aho ngaho ubu ikintu kimwe wa mukobwa nyumva sivyo shabebi kuru n'umukobwa ariko no kuntahise mufite cyo kibazo uyu n'umutungo agenda atuye kwiki kari kuzana amagambo ukunyicira akazi kane gahagara suza uko kavuga amagambo ni nako karesa akazi kanjye ni gahagara uza amakazi wo kuraza kunyirukanira abatumwa abo ubona ngo ni wazaguha akazi akaninje kagakobwa ababyeyi bawe ni discipline uri kurabereka niyo ni burere bakora ndagushyiramo ureba ukuntu niturije ndagushyiramo waretseho ndagushyiramo waretse nkatimbura akantu wakicaye hariya timbura waretseho asibe n'ibiki ase manu urakenera kuba nawe ko aragwana gusa ndi kugwamo hagati uri gushutinga umuntu namwihore yabweje bebe ntiwongere kunkurikira basi ukeneye kurushwana nawe nurongera kunzura ngenda kuminura icara Simana mwagiye mwerekana hasi ko mufite discipline icara yanga ese waduhaye ikibuga kandi Imana ufite umugore nagutumiye mu mirwano nakagoryi ubundi uyu ngwa azamenya akora mizoro n'umunwa urakagoryi washinze wanyweye baby akuna umusambo wanyweye amayoga wo urumva nagutumiye mu kiganiro ni kazongera no kugaruka hano ubwo twatumiranye mu kiganiro je nawe nagurwa rero reka nigendere shishe bw'ubuguru hano umva reka nigendere ikiganiro cyawe kakongera kakanira amagambo ngewe baby ngiye kukubaha ngewe umugore wawe aremye gusya kuki utambwiye ngo dushaka kandi hantu tujya gukora aremwe guta baby umugore ni basi mfasha wicarire dukwanyukanira abatumirwa abanyirukana mu kazi ngende kwanga ko kantera amagambo nyine nibanyirukana katongeye kuvuga sinongera basi wigenda mwana ngendagiye gumana n'umugore wawe nunshaka ikindi gihe uzagira gute uzambwira byaranze ko kantera amagambo kitsari hariya kitsari kiyo muzanya yako hariya ariko nikongera kukurana nawe ko gaho katangwaho ngendeye nese pasi usamo kwigendera se ndigendeye ndagiye pe ntabwo byavamo nese ubu ngubu ni kubera iki ngendagiye mani ndagiye kabisa Ako nari minota twase wigenda mwana niba nyene nyumva sivyo garuka nyene nkubwire garuka nkubwire niba twapanze kwanda ikiganiro gye nawe ngende ikindi gihe nushaka ko dukorana ikiganiro gye nawe nyene hangane base nese ko Eric na muhamagara agiye kuza anaza wagiye se uragenda none ko wari uzi ko umugore waremye kuri yakoye cyutanga fasha base wihangane byabaye byose umbabarire wicare Borera kabisa uburengagizi byabaye byose wicare. Ariko kubashye kuko usanzwe uri inshuti yawe. Ariko uri umugore rwose pe. Abakobwa ndakeka muri iyi business baze nk'umuntu. Ese ubundi abapfuha ngo bigende gute abantu. Sinumva se ngo ni umumama ngo wubatse ni umukobwa. Abakobwa ni ibyo bintu nsanzwe mbizi. Sha rero bakunze wacu ndi kubona nyuma ni kubona muri no minsi byose biranungura ubona araje ngo Nzi musanzwe muziranye. Ntabwo dusanzwe tuziranye. Ndetse ko mbona nawe kurahangana nawe wifuza kugwana nawe. Hoya ngiye wari kurabona ko ari kunyendereza, urabona ko ari kunyendereza, sibyo? Yes.
arimo kunyendereza ntabwo nigeze muvuga nabi niba ufite amahane gusa ntabwo wari ukwiye guhita ufata umwanzuro wo guhangana nawe wego umuntu nkuko nakubwiye reaction ntabwo umuntu nkorogoshora nunaga umusazi nawe ngo umusazi ugerageza kwihangana yego ndabizi yakwendereje bebe uri mubiki ase ibintu ukoze nibi bro sura bya ndi nakubwiraga bro sura bya ndi nakubwiraga ase ibintu ukorakora nibi ase ibintu ako wirintu ukorakora nibi pasi kagende ibintu ukoze nibi nta bintu nkoze ibintu ukoze nibi kiwo nta bintu nkoze pasi kagende nawe uzajya ushigikira abantu ndebera niba mufitanye andi mabanga nawe tuzabivuga ibintu ukoze nyene ibintu ukoze nibi ibintu nkoze nibi kise karaza kunshinga wanjyeho hano niwe uriya muntu muraziranye nyene reka tugomba kumenyana reka nyene twumvikane sivyo twumvikane iki katugane twumvikana je nawe uriya muntu muzihe ntabwo muzi tugomba kumenyana nabikubwiye namwe umuzi urifashe ubwa mbere umenya amazi wanye mu gikonyimva ibyo ukurigira byose biraza guhera urifashe mujya muganira atari ibi biganiro urifashe umuntu umenya amazi nibereye mu kazi nanamumena nge yaguma hano nanamumena ese reka ngo bazi umunsi wanyweye iki nanyweye iki ibyo nanyoye byose na ubwo azaza kunsuzugurira hano urukundo no gupfana byamaze ibyo ari byo byose byamaze sinzongera kumubona aha ngaha amazi uyamena muri kamera go byari kugenda iyo nyamera muri kamera ahubwo ntanayimenye byari kuba ari byiza hanyuma umenye kamera ukungukira ye ufite amafaranga yo gutagura indi kamera nayigura ariko sinkunda abantu baza kunsuzugurira hano ukagenda kwibariza sivyo ukagenda kwibariza kano kanya nk'umubyeyi wawe azi ngo uri mu Rwanda gufite umushiri mukundanye sivyo yamaze ariko ngewe ujye kuriyerekana ni discipline ntuze babanje banyurira ku mutwe burireho nyine discipline ukurekana ngaha umva yaba ari discipline yaba atari discipline uriya mukobwa nzongera kubona arenze hariya ko nagacu kurigaragaza wowe katabaye na bujungize sumenye amazi imureka nsuzugure numenye amazi ku muntu imureka nsuzugure mureke nsuzugure hani wanyewe nubwo nabandi mariko mu inzu uvuye mu ijuru ntabwo nakwemera umuntu reka duce bugufi twigane nawe ubundi je nawe byanjye nawe biraza kurangira nayibonye sivyo reka twiganirire uya muntu usanzwe ubwo nibirangira uzabwiye kumusanga ugende pe ariko yewe nze nongera kumubona yinjiye hajya buriya bugunzabo nyene reka nkwibarize uriya muntu musanzwe muziranye tuzamenyana nawe twamenyanye twatangiye kumenya umuntu bwa mbere tangira guhangana nawe batangira gushaka kugwana nawe nene se abazana ubugambo bw'iki nyene kwifata ukamena amazi nawe wayakumenaho nawe byagushimisha kumena umutwe agize n'Imana wayakumenaho nawe byagushimisha yasanga ari nkakeraho namu nyene wayakumenaho nawe byagushimisha ninjya kumusuzugurira iwazayamene ko azongera n'amaguru ni wakodesha ni wakodesha na turahasanga taza gutuma mvuga nawe ariko vuga nawe ufite impamvu uri ubu nawe wayagusuka amazi ufite ibyo mufana se nyine akazi nkora natumira buri muntu wese nifuza gutumira wamutumira ariko umuntu uzaza kumusuzugura ntabwo uzasanga ndetse yagusuzuguye wowe yasuzuguye nyine buriya bugambo batera ngo uri umugore ndi umugabo none iyo wifashe ukavuza umuziki sivyo turi mu kiganiro kandi uziki n'ibintu dukora bigahura umva gute ko cyane kubishaka mwari muri kumbangamira nari mbyishimiye nari ndimo cerebura ngo muri gukora ibiganiro ubu ufite ze gahunda ntazi gahunda afite ariko ngiye simba ufite ibyo uteganya nta bintu nteganya ufite ibyo gupanga nyene wowe ushaka kwikora giti cyawe ese uri kubona kano kazi ndiko ndakora karetse je nawe hazoza hanjye nawe arahaye konzi ko abarundi tugira discipline tugira kwiyubaha tugira kwiha agaciro nkabona ibintu ugaragaje kano kanya biguteje agaciro wanihesheje imyaka yawe yose ndi agaciro ariko ntabwo umuntu usuzugura agize n'Imana ubu ngubu uzanye no basi uzamaze nkaho kumena wakishima umana ni nizokeka nabikora bikore se tubirebe ukeka nabikora bikore nyine bikore ubwo ngo uri kumushigikiramo atari nibiganiro mufite ahandi hantu mujya muhurira ubu cameraman ibiganiro ndaje umugore araje uramurebye ngo turi kuri kamera urukundo rwacu tuzajya turukorera inyuma ya kamera Yesu ubu ngobo kamera tumweretse akatweka ikiganiro ukumva ibintu twavuganye byamaze